imiti yari iyandi. Niba utamuzi genda inkoni ku rutugu. Ndagana hakurya hariya, hagana aho ngaho aho ugeze. Ndagana hano hakurya. Yozefu umugabo wa Mariya uvuga muri Bibiliya yari umubaji. Cyenkaye yaguragamo imisumari yari iyandi. Niba utayizi genda nawe umbaho aho ugeze. Ndagaruka kuri uyu nguyu wa hano, nakoze ikibazo cyo mu buzima busanzwe. Ibinini by'umutwe bijya gukora iki muntu? Niba ntacyo uzi nawe genda. Hanyuma ngaruke kuri wowe. Uyu nabonye ari umusore wariye biramuyoboka. Ndakubaza ikibazo cy'imirire wowe. Ndakubaza icy'imirire. Mu minsi yashize mu Rwanda hari indwara yateye mu matungo shaka. Akaboga karahagarara tumaze iminsi myinshi karabuze. Iyo ndwara yitwaga ngo iki yamaze igihe kingana gute? Niba utayizi nawe genda. Hanyuma ngaruke kuri uyu nguyu uhagaze hano. Akarere ka Nyaruguru gakora iki mu majyepfo? Nawe genda. Hanyuma nsore reka ngere kuri uriya wo hakurya. Kubera iki muganga apima umuntu aryamye akamubwira uko ahagaze? Ibi bisigaye urubanza rwa guca abana, ubu matari niyo nshuti Joel natera inkoni ku rutugu nawe yigire.